Ikaze mu nteko in 60 seconds. Nyuma yo kumenyera hamwe ko abadepite n'abasenateri bakorera imirimo yabo ya buri munsi muri komisiyo zihoraho, tugiye kumenya izo komisiyo ni izihe ariko duhereye ku mutwe w'abadepite. Nk'uko mwabyumvise, abadepite bagira komisiyo zihoraho 9 ari izo komisiyo ishinzwe imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore, komisiyo ishinzwe ubukungu n'ubucuruzi, komisiyo ishinzwe uburezi, ikoranabuhanga, umuco, siporo n'urubyiruko, komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano, komisiyo ishinzwe imibereho y'abaturage, komisiyo ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside, komisiyo ishinzwe ingengo y'imari n'umutungo bya leta, komisiyo ishinzwe ubutaka, ubuhinzi, ubworozi n'ibidukikije, ndetse na komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta. Izi komisiyo zose zibereyeho kugira ngo gahunda za leta zishyirwe mu bikorwa neza ndetse abanyarwanda bose babeho ubuzima banyuzwe. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.